Mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Kimi arimo asaba Lucas ko byibura yamufasha akamwemerera bakajyana kumva ahashyinguye umugore n'umwana we. Ese ubundi Lucas yaje kubyemera nangwa ntiyigeze abyemera? Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kuri Kimi ari kuri telefone arimo avugana na Lucas. Kimi aba amaze gusaba Lucas ko yazamujyana kumva aho haba hashyinguye abana be ndetse n'umugore we Jinta ari bo Bright ndetse na Abby. Lucas arabanza akiyumvira kamuga ati none se Kimi, why are you so interested? Kimi ati reka nkubwize ukuri Lucas, nanjye sinzi impamvu ndi interested, sinzi n'impamvu numva nakomeje kubura amahoro, sinzi impamvu numva nshaka kugera aho hantu. Kuva twahura nakomeje gutekereza ku magambo wambwiye, mu kuri nanjye ntago nzi uwundi we. Ndumva byibura ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kunyibutsa ahahise hanjye kigatuma menya Kimi uwo ari we. Icyo ari cyo cyose nagikora uretse umuryango wanjye wonyine. Nakubeshye nta kindi kintu nzi. Lucas atugize ngo iki? Ntabwo uzi ahahise hawe? Kimi ati cyane ntabwo nzi uwundi we pe. Kano kanya umuntu ambajije ngo Kimi ni muntu ki uretse izina ryanjye ryonyine ry'uko nitwa Kimi, nta kindi kintu nashobora kukubwira. Ndati ntabwo byumvikana. Gute se kandi? Kimi ati Lucas, ibi bintu ngiye kubigusobanurira byarangira nkuvanze mu mutwe pe, byarangira rwose nta kintu n'iki na kimwe utoyemo, so please basumva ubusabe bwanjye, wumva icyo ndi kugusaba muri kano kanya, unyemerere njye nawe tujyana aho ngaho ukumva, byonyine ureke ngera aho ngaho. Ahari wenda hari ikintu nakibuka, kandi kano kanya simfite ibisobanuro byatuma byibura wenda wumva impamvu ibi byose ndi kubigusaba. Lucas ati rero ndumva uri kuncanga, ariko niba ari ko ubishaka, wumva ushaka kugeraho ukareba aho umugore wanjye ashyinguye n'abana banjye, it's okay twajyayo. Ahubwo se urumva twajyayo ryari? Kimi ati njyewe nta kibazo pe, na mu gitondo nushaka kumbwira tujyeyo ndaza kuba mpari. Lucas ati ariko se urakomeje? Kimi ati cyane yewe, I'm serious, nyine nkeneye kubimenya kandi please ntumakanire. Lucas ati okay, nta kibazo turaza kujyayo rwose. Ubwo nyine mu gitondo byuke witegure, uraza kumbwira, naza kuza kugufata nangwa uraza gutega bisanzwe. Kimi ati ibyo wibyitaho, awuze kuma address yaho hantu byonyine ndibwizane kuko imodoka ndayizi. Lucas ati okay, ariko se ubundi wari umeze neza, wari uri aho?
ndati yego nari meze neza nta kibazo. Kimati none se wowe umeze neza? Lucas ati nanjye ndaho ibintu biraho nyine biri ku murongo nta kibazo. Kimati okay. Nibyo nashaka rero ko tuganiraho ndumva wananyemereye. Wanyemerera se abandutseho gato ko icyo nari nkeneye twasoje kukiganiraho. Lucas ati nta kibazo ubwo nyine inkoko niyo ngoma tuzahura ku munsi w'ejo witeho bayi kandi ibihe byiza. Ikindi urakoze cyane kuba wongeye kunyibuka ukamvugisha. Kimi ahera kagakupa nta kindi kintu akora, ahera akajya mu buriri akiyorosa akaryama. Amasaha aragenda akicuma, gusohoka mu buriri no mu cyumba bikaba ikibazo. Ambisoni atahavuye mu kazi usanga abandi bose bicaye mu sitting room ariko Kimi ntawe urimo. Ahera akabaza mama we avuga ati mama where is she? Ari hehe? Ndati se uri kubaza nde kandi? Ninde uri kubaza ninde utari kubona so bundi muri uru rugo? Robinson ati mama ubundi aba yicaye hano none ntago ndi kumubona. Yiriwe atari kunyitaba kuri telefone, ntiyigeze aza mu kazi. Yabaye ikiyarwaye ndatari kone nakumiro n'ubuhere. Ndiko se muhu ndamenya uri kumbaza nde muri uru rugo abantu batarimo kari benshi. Barumuna bawe babiri ntibarataha. Hari n'uyu n'umwe uri kumbaza muri abo ngabo batarataha. Robinson ati mama windwaza umutwe, urumva ndi kukubaza barumuna banjye? Urumva nagera muri uru rugo nkasanga batarata kabiri kangaye nkubaza ngo barumuna banjye bari he? Bariya ntago ari iminja bazi igihe batahira. Atari ko n'ubundi muri uru rugo nta ruhinja rurimo ku buryo rutazi igihe rutahira. Robinson ati ko mama ubugira ngo ibintu byose mbivuge. Ndati kare kose se vuga nyine bivuge tumenye nibyo uri kubaza. Robinson ariyumvira ati mama Kimariye. Ndati nari mbizi kari uri kumbaza haho nagira ngo utobore nyine. None se uko ubizi isaha azagera Kim atari muri uru rugo? Ari mu cyumba cye araryama. Genda umurebe nyine mu cyumba cye. Ndatako mama bare mbwize ukuri. Kim aryamize isaha narataha. Cyo bintu ubundi ntibijya bibaho. Kim ntajya aryama ntari muri uru rugo. None ngo yaryamye. Is she sick? Ntatari ko none ndume. None se nabibwirwa n'iki karwaye atabimbwiye? Yiriwe aryamye nabonye atameze neza. Ariko she gonna be fine. Muhakanya mwihorere. Robinson ati mama hari ikintu waba uri kumpisha? Kimi yaba yarwaye ukaba uri kubimisha ukaba udashaka kubimbwira ngo mbimenye ko numva uri kubimbwira bimeze ukuntu ubwo aho ngaho ameze neza ari amahoro? Ntangwa ni bimwe byanyu byo kujya aho ngaho ntago ndi kubyumva nge gira ukuntu umuntu ahera mu gitondo atitaba telefone kandi ataje no mu kazi. Undi atameze neza ariko nyine she's not fine. Bashyiri muri ibyo basa naho bari gutongana ariko bitari serious. Mama wahera akavuga ati ariko icyumba cy'ahantu kiri urahazi genda umurebe. Robinson nta kindi kintu akora aragenda agakomangira Kimi. Kim aramwumva ariko akamwihorera.
Robinson arakomeza agakomanga akavuga ati babe ese uri kunyumva base? Undi ntabwo amusubiza, araceceka. Arakomeza agakomanga ari nakamuhamagara, agera aho ngaho akanamuhamagara mu mazina ye, ahamagara ati Kimi please, niba uri kunyumva kingura tuvugane. Ese ubundi ayoke? Kimi arambirwa no gukomanga kwa Robinson, arabyuka akamufungurira, ndavuga ati ayoke? Kimi ati yes of course I'm okay. But no way, don't lie. Umeze neza since morning nturamvugisha. Remember ntabwo wigeze uza mu kazi, kandi ntiwigeze uvuga ikibazo ufite. Naguhamagaye ntiwigeze witaba telefone yanjye. Nagerageje kukuvugisha ntabwo byigeze bikunda. None uraryamye uri mu buriri urasinziriye. So uri kumbeshya ngo uri okay? Kimi aherako akabwira Robinson akamubwira ati as long as I can handle my pain, I'll keep on saying I'm okay. And that is seriously? So you mean you are handling your pain alone? And that yes of course. Robinson ati no way, ntago mbyumva. None se pain ufite wayitewe n'iki? Naba nagukosheje nkaba nabizi se? Babe, hari ikintu kiri wrong naba nakoze? Babe wait, naba nakurakaje sinabimenya? Babe, what's going on? Kimi areba Robinson mu maso akamubwira ati babe, akoze ufite pe, kandi rwose nta niryo uzigera ugira imbere yanjye. Kabone niyo waba wakosheje ibingana iki, wambabaje wandakaje. But let me tell you this. Umutima wanjye niyo wawubabaza inshuro miliyoni, ukandekura akaboko kanjye inshuro miliyoni, njyewe ntabwo nzigera nkurekura. Nta munsi n'uyu n'umwe nzigera nkurekura. Kandi niyo wambabaza, njye nzajya nkora uko nshoboye nkurinde kubabara. Ntabwo nakifuza kukubona ufite inimba watewe nanjye. Ese ubwo urumva nakibabarira? Ese ubwo urumva nakiyumva gute? Ubundi ubwo urumva how can I feel mu gihe naba nakubabaje, mu gihe naba nzi neza ko nagukorera ikintu kitari cyiza? Ikindi wikishinja amakosa, nta kosa ufite pe, ikintu kibi wankoreye. Yewe n'umubabaro mfite nta hantu uhuriye nawe pe, kandi trust me babe, trust me. Ndetse none se habaye iki? Kimi ariyumvira mutima mukamubwira ati ariko se ngombwa buriya ko mbwira Robinson ibintu ndi kwibaza, ubundi se kano kanya ni ngombwa ko mubwira ko numva byancanze nkeneye kumenya uwo ndi we, nambaza impamvu se ndamuhereza iyihe? Ariko ntabwo ari ngombwa ko kano kanya Robinson amenya ukuri. Aratekereza cyane, arayiza akabwira Robinson akamubwira ati babe, umbabarire natumye uhangayika cyane uyu munsi. Nyine I was so tired, numva nyine ntari sawa, neguye umutwe numva biranze, niyo mpamvu uyu munsi ntaje mu kazi. Robinson ati babe wimbeshya, njye nawe twabyukiye rimwe, kandi remember
navuye ahangaha nkubwiye ngo tujyane urambwira turansanga mu kazi wari witeguye umeze neza byaje kugenda gute ndati nyine be nabyutse numva ntabishaka noneho ikintu nakoze nakweretse ko ndi interested yo kujya mu kazi amaze kugenda nkubwiye nti ndaje umutima wambwiye ati jya mu buriri uryameho nk'agasaha kamwe nageze mu buriri ndaryama neza umutwe numva wamenaguritse undi ati kutanywa inzoga mvuge ngo ni hangover umutwe wawe wamenwe n'iki ndataruno mbese natake ibyo reka tunabyihorere nta n'impamvu nose wiriwe ute Kimati niriwe neza rwose nta kibazo ndashima Imana Nabisona ati nari nagukumbuye Kimeterega nanjye mba ngukumbuye buri saha buri segonda buri munota iyo nakubona iruhande rwanjye mba ngukumbuye kandi n'uburi iruhande rwanjye ndumva ngukumbuye ndati shuwa ndati ya Kimeta ahubwo mpobera ntabwo wari unkumbuye Bisoni nta kindi kintu akora ahobera umukundwa we Kimi yarangiza akamusoma tuve kuri Kimi twigarukire kuri Lucas ari kumwe na Nimrat baba barimo bakora budget y'ubukwe barimo bapanga ibintu byose barimo babara amafaranga ya sare bazakoresha Lucas atariko se barari ngombwa ko dukoresha sarera nta kuntu twashaka nk'ahantu hari nka garden runaka ahantu hari ubusitani bwiza akabaro tujya gukorera ubukwe bwacu buriyara ibintu bya sare umuntu ntago aba yisanzuye atariko hano rwose muri iki gihugu aho gukorera ubukwe ni henshi ahubwo rero se buri ahubwo nta kuntu twashaka hotel imwe muzenza hano igihugu akaba ariyo tuzajyamo ubundi hari icyo byaba bitwaye atariko se ubundi ubukwe ko bubaho rimwe mu buzima amugani nta kuntu twabigenza ukora bakomeza kugenda bapanga ari nako Nimrat yereka Lucas amafashion y'udutimba twinshi ngati urabona arakaye gatimba kazambera urabona ari he kanzu nakambari kambera ari nakamwereka ama hair styles ngati nakaye gakwafe nzakoresha urukundo ruba ruhari ku mpande zombi Lucas arimo yerekana Nimrat ati yewe aka style niko keza ndabona yikanzu ariyo yaba ari sawa Nimrat nawe amwereka amwe mu makanzu yahisemo akambwira ati iyi ngiyi nzayambara ati nako kwanza reka nkwereke muri doti nzaba nambaye gutya urabona atari sawa Lucas ati ya ndabona ari sawa hanyuma muri imbere ya reception tugiye gusezerana nzaba nambaye gutya uri kubibona Lucas ati wow sawa wambaye neza ariko di ibintu bizaba ari ibisirimu Nimrat ati noneho nyuma tugiye muri reception nzambara gutya Lucas aha ni sawa none kutambwira ngo nanjye nkwere kuko nzaba nambaye urumva ari we wenyine uzaba wambaye gutyo gusa nanjye mbwira nkwereke Nimrat ati nyine nawe nyereka
ubundi se mwebwe si ibintu bihoraho si bisanzwe date shani ibisanzwe gute nzakoresha ikote ry'akataraboneka ngiye noneho nzaza nambaye nk'igikomangoma muri dote Murata araseka nk'igikomangoma hega n'ubudura igikomangoma wikwigora uvuga ngo uzaba wambaye nk'igikomangoma already nyine you are a prince harya bavuga ngo ni prince princess I think all are the same uretse ko indimi zimwe na zimwe kubera kuzivanga bijya biducana ukasata mbabarira wowe wagiye amahanga n'amahanga indimi zagucanga ndetse ariko prince na prince ni bimwe uretse ko bitavugika nyine atari ururimi rumwe ukasata ariko se uri kugira ngo unyumve gusa nangwa nukuvuga ngo ukeneye kumva nkubwira yego nangwa we ni Murata kwanza let's skip it ahubwo nyibwirira urabyumva ute Murata agiye kukubera umugore ese basi uri no kubitekerezaho ko dufite umurenge ejo bundi waba ubizi ko tugiye gusezerana mbona ntazi njyewe narahiye naratokombeye ndashyushye nabishyushyemo hakoye mbona nyine ntacyo bikubwiye ukasaterega no suko hari ntago suko ntabyitayeho si nuko ntacyo bimbwiye babe ubukwe ndabuzi nabukozeho nusungura umva ari iki naba ngiye gushishikarira Murata ahera akagakonja gasa n'ubabaye Lucas arabireba akabona asa naho asesereje nangwa se akomerekeje ni Murata ahera akamuhobera akavuga ati babe I'm so sorry ntago mbivuze ngamije kugukomeretsa Murata ariko ntago njya mbyumva be ntago mbyiyumvisha kugeza n'aka kanya nturabasha byibura kwakira ko njyewe ni Murata naguhereza urukundo buri kanya rimwe na rimwe hari n'igihe uburyamye wumva uri kurota Jenta nibaza so uyu mugabo wanjye ko kazagera aho nganyakire ese ubwo azagera aho ngaha nkunde nyine apfate nk'umugore we wa nyawe nibaza ibintu byinshi none ngaho nyumvira uri kunyibutsa ko wakoze ubukwe ukasati babe ntabwo nari ngambiriye kukubabaza mbabarira ibyo kuko baravuze ngo imitima ikomeretse indi ariko uko byaba bimeze kose uwanjye wagerageje kuwusana wagerageje gutuma nongera kwizera rero wintererana please ujya unjyana gahoro umutima nturakira kandi impamvu nahisemo kubana nawe nuko ngira ngo byibura mbe ndi iruhande rw'umuntu nkunda kandi byibura witeguye nuko haba ku bwanjye byose ndi kubikora kugira ngo niyibagize ahahise hanjye gahoro nirwo rugendo nzibagirwa buri kimwe yewe n'uwo Jenta mwibagirwe ntabwo uzongera kumwumva nimara kumwibagirwa ariko haracyari kare umutima wanjye uracyamutekereza kandi mbere kubw'ibimba nkubwiye Murata nta kindi kintu akora ahera akagahaguruka akigira mu cyumba akajya kuryama mu mutima agenda yibaza kavuga atari ko semana ko ntako ntagira ko nkora uko nshoboye Lucas nkamwereka ko mukunda ko nta hantu na hamwe mba namuhishe ko ngerageza kumuha urukundo rwa nyarwo urukundo mfite muri njyewe ibintu byose mfite muri njye
nagerageje byose kubyerekeza kuri we, amarangamutima yanjye yose nayerekeje kuri we. Ese kubera iki byibura ataranyakira? Kubera iki atampereza umwanya muri we? Buri kanya Jinta, iyo aryamye aba ari Jinta, mu byo akora byose ni Jinta. Ese Mana, naba mukunda urukundo rudakwiye? Ese naba mukunda igice? Ntabwo mbyumva. Tuve kuri Nimrat, twigarukire kuri Layla. Abatetse, afite akamwenyu, ameze neza. Dore naza amusanga, avuga ati mama, ndate kandi bitebya kuko uje hano. Dore ati mama, narinje kugufasha guteka. Mahire araseka ati wowe uruhinja rw'imyaka ingahe koko uje kuntekera? Genda wicare hari bitegereze, ndi hafi guhisha, ndabizi ubwo urashonje. Ndati ariko mama, nanjye nsigaye nzi guteka. Ndati ariko se wambabariye koko ngo uhamagarire papa wawe aza kunkusorere? Ndati ariko se mama, ubu urashaka kuba uri kuneza dadi kano kanya? Nase urashaka ko mva iruhande rwawe? Mami, erega mba naje nijijisha, ngira ngo mbe ndi iruhande rwawe. Ariko se mami, hari ikintu nshaka kukubaza kandi umbwiza ukuri. Dadi yaje aje ntabwo azongera kudusiga? Layla yumva ikibazo umwana we amubajije, akiyumvira mu mutima, akibaza avuga ati ariko se wa mugani w'umwana wanjye, ubu koko Dylan are so serious, ntabwo azongera kudusiga? Ese koko buriya aje yamaramaje? Ahera akagasubiza umwana we, agamwereka ko ari kubyibazaho, ahubwo ahera akamubwira ati yego umura rwose dadi azagumana natwe, ntabwo azongera kugenda. Dore ati wow, mbega byiza. Mami, nahoraga nibaza impamvu abandi bana ba papa baba baze kubafata ku ishuri, ariko nyine wowe akaba ari wowe uhora uza kundeba. Ubazi ko bajyaga banserereza bambaza ngo ese nta dada ugira? None nanjye dada agiye kugeza kuwincyura. Mami, ndumva nishimye. Layla areba uburyo umwana we anezerewe mu mutima, akavuga ati Mana, ndakwinginze uzandinde kongera kurira, kandi uzandinde ko Dylan azongera kunsiga n'umwana wanjye. Nemeye gusiga umujinya n'uburakari inyuma, ndamubabarira. Mana, uzamurinde kongera gutenguha icyizere cyanjye. Tuve kuri Layla mu gitondo kare cyane, kimara byuka akitegura, akambara, agafata imodoka, ubundi akagenda. Aragenda agakurikira address uwitwa Lucas aba yamuhaye. Mu kuhagera n'ubundi asanga Lucas yaramwiteguye ndetse yaramutegereje. Aramwegera, akamuramutsa, kumuramutsa, amubaza amakuru, Lucas akamubwira ko ari meza. Lucas aramwitegereza, avuga ati you look good, so cute, ko n'ubundi rero you're very beautiful. Kimaseka ati really? Andati cyane.
uri mwiza pe n'andawuto aramwihorera Lucas nta kindi kintu akora amuha ikiganza avuga ati uri tayari tugende se Kimi ahera kagakora mu kiganza cya Lucas bakerekeza ahashyinguye Bright na Abby ndetse na Jenta baragenda bakahagera bakihagera Lucas ahera kakabwira Kimi akamubwira ati dore n'ahangaha aha niho hashyinguye abana banjye babiri ndetse n'umugore wanjye Jenta ntago baba bahegereye baba bari kuhareba imbere yabo gato Kimi atera intambwe akegera Lucas nawe akamukurikira inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha Kimi akomeje gushaka byibura ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma yibuka hahise he nabwo se kikamwibutsa uwo ari we ese ubundi Kimi ni muntu ki ese ubundi aho ngaho niyaba ari we Jenta nangwa nukomeza kumwibeshyaho ese ahangaha baje byibura hari icyo haba hari bumwibutse nangwa ntacyo inkuru yitwa Inzitane reka tunayisubikire ahangaha byose twibaza mu bice bizakurikira njyewe nitwa Atete yandika kandi ni nanjye wibagezaho